Bakunzi bakunda ubuzima Health Care turabasuhuje tubahaye ikaze mu kigo Kunda ubuzima Health Care. Ikigo Kunda ubuzima Health Care dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere ku muryango wa E050, aho niho dukorera. Kandi Kunda ubuzima Health Care ikora buri munsi kuva mu gitondo kugera saa 2 z'ijoro. Kunda ubuzima Health Care dutanga serivisi zijyanye n'ubuzima n'uburyo wakwivura ukoresheje imiti ikomoka ku bimera irinda ikavura indwara zitandukanye. Waduhamagara kuri 0788 56 46 62, iyo nimero iba kuri WhatsApp. Abari i Burayi, muri Amerika, mu Bwongereza, mu Budage, muri Espagne, aho hose no muri Canada dukora delivery, kandi mwadukurikira online mukumva ibiganiro byacu dukora kugira ngo umuntu ukuntu mwirinda mwivura mukoresheje imiti ikomoka ku bimera. Rero aka kanya tugiye kubaganirira ku nyunganiramirire zikomoka ku bimera zirinda kandi zikanavura, ariko mbere ya byose, mbere ko dutangira ikiganiro cyacu tubanza kubaganiriza, tubanza kubasuhuza, turabasuhuje kugira ngo aho muri hose muhabwe ikaze. Rero tugiye kubaganira ku ngeso yateye muri iyi minsi yo kwikinisha, kandi iyi ngeso yo kwikinisha ni ingeso mbi. Ntabwo navuga ngo ni uburwayi, ni ingeso mbi. Yego ushobora no kuba uburwayi nk'uko tubwita mu kinyarwanda cyiza, ariko ni ibintu tuba twakopeye kugira ngo tubashe kubona uburyo twakwirengera, ariko nubwo tuba turi kwirengera tuba twangiza umubiri wacu, kandi umubiri iyo wangiritse n'ubuzima buragenda wapfa. Hari indwara yo kwikinisha, niko nabivuga mu kinyarwanda cyiza, yateye muri iyi minsi yo kwikinisha cyangwa se gukora masturbation. Indwara yo kwikinisha ni indwara ikoreshwa n'uwo ari we wese. Abagore barayikora, abakobwa barayikora, abasore barayikora, abagabo barayikora, yewe mbona ariyo ndwara yabaye umuco. Ariko nkabwira abantu babikora ko babireka, kuko kwikinisha byangiza umubiri, bikangiza uturemangingo tugize umubiri, bikangiza ubwonko, ndetse bigakuraho intandaro yo kuba waba ingumba ntubyare, ukaba ingumba itabyara. Hari ibimenyetso biranga umuntu wikinishije kandi bimujyaho ingaruka mbi pe. Umuntu wikinishije agira ikibazo cyo kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro, arabipa pe, arabipa. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kiranga umuntu wikinishije, arabipa. Ntabwo ashobora no gukora prosexuelle iminota 3, iba yaguye, igitsina kirajegajega kidafite umurego. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, kwikinisha byangiza impyiko. Impyiko ntizikore neza, bityo nabyo bikakuviraho intandaro yo kuba warangiza vuba. Ikimenyetso cya gatatu, kwikinisha byangiza systeme nerve, kuko ni ibintu biri mentaloma, ndetse ubushakashatsi bwagaragaje ko nta mudogiteri urasuzuma umuntu ngo amubwire ko yikinishije bite, kuko ari ibintu biba byabereye mu bwonko. Usibye ikimenyetso cy'uko ukora prosexuelle ukarangiza vuba, nicyo kimenyetso kikubwira ko wikinishije. Yego ushobora no kurangiza vuba utarikinishije, bitewe nuko n'imihindagurikire y'umubiri, kuba unywa inzoga nyinshi, kuba unywa itabi ryinshi, kuba udakora siporo, kuba urya nabi, ndetse no kuba ufite stress. Ibyo ni ibintu nabyo bishobora kugutera ingaruka mbi zo kurangiza vuba. Ariko kwikinisha birimo ibintu bituma umugabo cyangwa umusore cyangwa umugore agira ikibazo cyo kudakora prosexuelle garangirize igihe. Icyo ni ikimenyetso kiranga umuntu wikinishije. Icyo ni cya gatatu. Ikimenyetso cya kane ni ikimenyetso cyo kuribwa mu mayunguyungu, nabwo ni ikimenyetso cyo kwikinisha. Nabwo iyo wikinishije urangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro. Ikimenyetso cya gatanu ni uko udusabo tw'intanga tubyimba tukahora dushyushye twakamo umuriro. Nubwo hari igihe udusabo tw'intanga dushyuha tukakamo umuriro bitewe n'uko wenda urwaye prostate bisanzwe, ariko no kwikinisha nabyo bituma udusabo tw'intanga twaka umuriro, bityo ugasanga udusabo tw'intanga ntitungana, twaranyunyutse, kamwe ari kanini akandi ari gato. Igihe wasanze kamwe ari kanini akandi ari gato, kandi utarabivukanye bitari hereditaire, ubundi waravutse uri muzima, ariko bikaza warikinishije, menya ko izo ari ingaruka mbi za masturbation. Icyo gihe gerageza kugana muganga ufite ububasha agufashe, aguhe supplement cyangwa se imiti yagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ikimenyetso cya gatanu ngira ngo hari
Ikimenyetso cya gatandatu ni ikimenyetso cyo kuba prostate ibyimba, irabyimba ikaba erariji. Iyo yabyimbye rero prostate irangirika bikagenda bikangiza grande prostate, kandi prostate nayo ikagira ikibazo yenda givugaho nyuma. Ubwo ikimenyetso twikivuzeho ko kwikinisha bituma prostate ibyimba. Ikimenyetso cya karindwi ni uko kwikinisha bituma grande prostate idakora neza nk'uko grande mammaire ikora amashereka, bityo grande prostate yagize ikibazo ni grande nyine, ubwo nabyo byangiza prostate ikagira ikibazo, bityo prostate ikangirika. Ikimenyetso cya munani ni uko kwikinisha bituma amasohoro acika amazi ndetse amasohoro akoroha. Icyo ni ikimenyetso y'amasohoro yoroshye, nabwo ntiwabyara ushobora kugira ikibazo cya azoospermie, nubwo azoospermie ari indwara iri hereditaire, ari indwara umuntu avukana akavuka nta ntanga agira, kandi byibuze hari igihe n'intanga ziba ziri bihuhwe, ariko umuntu akaba yagerageza zikaba zagaruka zikagaruka mu murongo mwiza zikaba nzima. Ariko azoospermie ni indwara umuntu avukana akavuka nta ntanga n'imwe agira. Icyamunani, ndumva ari icyamunani, ikimenyetso cya munani ni uko kwikinisha bigabanya imisemburo ya testosterone, kandi imisemburo ya testosterone ituma umugabo ashyukwa akagira ubushake bwiza, ndetse ku buryo arongora akarangiriza igihe byibuze nko kuva ku masegonda 35 kugeza ku minota 35, igikorwa kikagenda neza, deuxième tour nayo ikaza neza, troisième tour nayo ikaza neza, bityo bigatuma umuntu agira imyanya myiza y'ibanga myiza kandi ishimishije. Ikimenyetso cya 9, kwikinisha bituma igitsina kiba gito kikanyunyuka, kakaba agatsina kangana n'urugwara kadakura, karanyunyuka, bituma igitsina kigwingira, ndavuga imyanya y'ibanga y'umugabo sexe ikagenda ikaba gato. Ikimenyetso cya 10 ni uko kwikinisha bituma umuntu yibagirwa. Kwikinisha, abantu bikinishije akenshi na kenshi barabizi baribagirwa cyane pe, ndetse bakarwara umutwe. Icyo ndakivugaho nyuma. Ikimenyetso cya 11, kwikinisha bituma umuntu yibagirwa, agatakaza systeme nerveux ntizikore neza, akagira loss memory. Ni byiza ko ugomba kugana umuganga ufite ububasha akagufasha. Ikimenyetso cya 12, kwikinisha bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Bite kuko ari ibintu biri mentale, bishobora kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma insoro zitukura, insoro z'umweru zidakora neza, imitsi irifunga, amaraso ntagere mu gitsina ahagije, agace kitwa imeri ntigafunguke, ibyo agace kitwa rimeri ntigafunguke, ibyo bikaba intandaro y'uko igitsina kigwingira. Mu gihe wajya gukora process sexuelle amaraso atagezemo ahagije, igitsina ntikibyimbe ngo kigire umurego uhagije, kandi tuzi ko igitsina kigizwe n'imitsi n'ibinure muri rusange. Kwikinisha by'umwihariko bituma ibihaha bidakora neza. Uzi ko ibihaha nabyo biri mu bintu bituma umuntu akora process sexuelle neza, process sexuelle ikagenda neza, bityo bishobora gutuma umwuka mwiza wa oxygene udatembera neza. Kwikinisha ni drogue, uba widoroga, uba wiyica, uba wiyangiza. Kwikinisha bituma hari umusemburo witwa gonadotropine utuma umuntu abyara, umugore agira umusemburo wa prolactine ariko umugabo akagira umusemburo wa gonadotropine. Niyo mpamvu ibyiza wakora igikorwa cyo kugira ngo wirinde uburwayi cyangwa se iyi ngeso yo kwikinisha. Niyo rero pornography no kwikinisha nabyo ushobora kongeza wabikoze, kuko kwikinisha bishobora kuva kuri pornography nabyo ikabikwigisha bikashiduka wabikoze. Munikinisha ate? Kwikinisha nuko umugabo adahura n'igitsina gore, adahura n'umukobwa ngo ibitsina bihure, ubushyuhe buhure, imisemburo ikore. Kwikinisha ni igihe umugabo azafata igitsina akagishora muri matora, cyangwa akajya gikinisha akajya gikubita, bikarangiza yakoze ejaculation, yarangije yisohoriyeho. Binaniza ubwonko, bikananiza grande prostate, bikananiza prostate, igitsina kikabyimbira ubusa, bityo bikarangiza bikajya kurangiza wumva uribwa mu gitsina,
kuko igitsina cyashyushye ariko kibura uburyo bugenda. Buriya iyo imyanya y'ibanga yahuye habaho sensation, no kugura kwa sensation hakaba desire, no kugira desire bigatuma urangiza bitakugoye kandi ukarangiriza igihe bitewe kuko buri kintu cyose Imana yakigeneye umwanya wacyo. Iyo ukinisha rero uba urimo gukorana na Satani, ntabwo uri gukorana n'Imana, kuko ibiriya ni ibintu Imana yakoze kugira ngo umugabo n'umugore bahure, buzuzanye, bubake urugo ndetse bishimane, bagire ubuzima bwiza. Rero hano muri Kunda Ubuzima Health Care tubafitiye produit naturel zifasha mu kuvura uburwayi bwo kwikinisha ndetse no kubwirinda. Kwikinisha bishobora gusenya urugo, akenshi na kenshi ubona abantu basenye ngo umugore akigendera, nuko umugabo yarikinishije cyane cyane rwose. Ikindi gituma umuntu arangiza vuba ni uko urwaye diabete na hypertension cyangwa se urwaye umwijima wa hepatite B na C. Ibyo nabyo biri mu bintu bituma umugabo arangiza vuba bitewe ko umwijima ukora energy, ni stock y'intungamubiri. Icyo gihe umwijima udakora neza nabyo ushaka kuba intandaro yo kuba warangiza vuba. N'impyiko nazo zirabitera. Iyo warwaye impyiko wageze kuri dialyse ntabwo ushobora kugira gukora prosexuelle ngo urangirize igihe, nabyo byakora intandaro yo kuba warangiza vuba. Ndetse na stress nayo yatuma urangiza vuba no gukora prosexuelle neza. Hano hari intungamubiri cyangwa se inyunganiramirire nk'utu n'utunini twa multivitamine. Aka kagufasha mu kongera kugarura imitsi yangiritse mu mubiri waragize ubudahangarwa muri hasi, ndetse amaraso adatembera neza. Ibyo bigatuma umubiri ubasha kugira ubuzima bwiza, na prosexuelle igakorwa neza. Harimo za vitamine B complex, za vitamine C, za vitamine K. Twibutse abantu ko kwikinisha bituma intungamubiri umubiri wabitse ziragabanyuka bitewe ko uba warawukoresheje ibintu bidasobanutse. Kwikinisha rero ni bibi cyane. Tuyivura dukoresheje iyi multivitamine n'iyi kafezi. Multivitamine na kafezi na spirulina gizi hano ni multivitamine na kafezi na spirulina na Golden 6 ifasha neurotransmitter gutanga amakuru kuri glande prostate, bityo imikaya ikagenda neza, imyakura igakora neza, na prosexuelle igakorwa neza. Iyi miti naturelle igendana n'undi muti urimo hano witwa Golden Haifa n'iyi Corodactive. Iyi niyo miti ikuraho ingaruka mbi zo kwikinisha. Ni imiti igeze muri 6 ikozwe mu bimera, irinda ikavura izo ngaruka mbi izo kwikinisha. Ni Golden Haifa, ni Corodactive, ni Golden 6, ni Spirulina, ni kafezi, ni calcium fer zinc na multivitamine. Ni uruhurirane rw'intungamubiri umubiri uba warabuze kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Rero muri Kunda Ubuzima Health Care izi ntungamubiri tubabwiye hashobora no kwiyongeraho Revive, nayo ikajya kukavaringa icyo kibazo, kuko mu gihe Revive yongera intangagabo n'amasohoro, kafezi na Golden 6 na Spirulina na multivitamine bijya gukuraho cya kibazo cyo kuba intangangabo zaracitse amazi, zarabaye ibihuhwe, amasohoro yoroshye, intangangabo zacitse amazi. Ibyo bijya kubikomeza, bityo umubiri ukagira ubwirinzi, DNA igakora neza, RNA igakora neza, systeme nerveuse igakora neza, impyiko zigakora neza, ibihaha bigakora neza, umwijima ugakora neza. Kuko tuzi ko kwikinisha bituma n'umuntu arwara umugongo wo hasi, umuntu akagira arwara umugongo wo hasi, rombe ntibaze zigikora neza. Ni byiza ko ugomba gufata izi nyunganiramirire zikozwe mu buryo naturel, zikozwe mu bimera, zirinda zikavura icyo kibazo cy'ingaruka mbi zo kwikinisha. Umuntu wabaswe no kwikinisha nakugira inama yo kubireka uhereye kano kanya, ko kwikinisha byazica umubiri wawe ukarangiza ubaye kiremba, kandi ntuzongere kubyara ukundi. Kwikinisha bituma umugabo cyangwa se umusore aba ikiremba. Rero ukeneye zino product wadusanga mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere ku muryango wa E050 hejuru ya MTN, uciye kuri
Action College na Himax, aho ngaho wahadusanga tukagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Iki kiganiro mukirebe mukirangize, kuko tuzi ko kwikinisha kenshi na kenshi ndetse bituma amaraso nayo adatembera neza, bigatuma insoro z'amaraso zidakora, bityo bikafekta kuba wajya n'ikibazo cya infection cyangwa se bacteria n'indwara nka za trichomonas cyangwa se za syphilis n'izindi ndwara zitandukanye zikakuriraho, kandi wakagombye kwirinda ibyo ntibikuzeho. Kwikinisha ni bibi, umugabo ubikora ni bibi, umukobwa ubikora ni bibi, umuntu wese ubikora ni bibi, byangiza ubuzima bw'umuntu, umuntu akajya ahabi, akaba yanagira n'ikibazo cyo kuba ashobora kwiyahura bitewe ko gukora pose sexuelle byamunaniye. Ariyo mpamvu ukunda kubona abagabo batorongera cyangwa se abagore bagatorongera nta bushake bagira, byararangiye, mbese bimeze nk'aho umubiri wabo utagikora, usibye gukoresha biriya bintu byo kwikinisha cyangwa se bakidoroga, bagashaka imiti ngo bari kongera ibitsina, ngo bari kubikurura, ngo bari kubimasa. Biriya si byiza. Imiti myiza ivura ihereye imbere, ifasha uturemangingo tw'imbere, bizana inyuma umubiri ukamera neza. Rero twababwiraga ingaruka mbi zo kwikinisha, ko kwikinisha bituma umuntu agira depression, akagira agahinda gakabije, akiheba, agasufura, agasafaringa, bitewe n'ingaruka mbi zo kwikinisha. Nyamaze yabikoze yikinira, ariko bikarangira bimubayeho akaramata, bikarangira bimwangije, bikaba byatuma anava mu rugo akigendera, agasenya urugo, rukaba rubi bitewe n'izo ngaruka mbi zo kwikinisha. Umusore wikinisha namugira inama yuko atapfa kuzana umugore atamanjije kureba ko buri wagiye ku murongo, kuko kugira ngo wangize umukobwa w'abandi wamureka. Kwikinisha ni indwara ituruka kuri Satani, ni imico izanwa na Satani, ntabwo ari imico myiza. Niyo mpamvu tugomba kubireka. Mwaduhamagara kuri 0788 56 86 62. Website yacu ni www.kundubuzima.rw. YouTube channel yacu ni Kundubuzima Health Care. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Dukora mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu nyako ya Chic, muri etage ya mbere ku muryango wa E050, uciye kuri restaurant Umuti, ukazamuka kwa Action College no kuri Himax hejuru ya MTN. Wahagera tukakuyobora, asigaye tukaguha product naturelle, imiti myimerere ikozwe mu bimera, irinda ikavura indwara z'uburyo butandukanye, kandi ukagira ubuzima bwiza. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha.